turi muri iyi ntambara nivara amafaranga abona hakaba hari abatanga imbaraga zabo ariko nibahabwa iki iyo mishahara ati none inyungu yaba ari ihe yuko turi muri DRC. Interpol ikeneye kubona amafaranga iyo ni right y'umukozi wari wese ariko Interpol yabura amafaranga yagira gute burya iyo ujya kugaya impundu z'urushishi ureba n'amatama yarwo wowe wafashe amafaranga y'amakonti ari ku makonti ya polisi ayanyuza ku makonti ngabasirikira batese amafaranga ari amafaranga arahari gasha batese katagira kuri banki ya polisi hakoze yagiye he kandi ari muri circulation kuko bari mu Interpol bari mu rwego rw'umutekano yego ahubwo ubusanzwe bagomye no kuba ngo batanayabona ariko umuturage akabona isukari cyangwa bakabona igice gishoboka erego umusirikare nundi muntu umusirikare nakorera igihugu akorera igihugu ndabyumva mu rwego rw'umutekano ariko masomo yize harimo performance hejuru ya gukunda igihugu bashobora no kugira gute nuko bafite n'imiryango no birumvikana bafite kuntu bakwaranje ikibazo cy'imiryango kuko buri mu ngabo zitandukanye nyinshi zishoboka wenda batandukanye bitunga umuntu n'amafaranga yego amarasiyo buri kimwe cyose abarundi bashobora kuba banagiha amarasiyo abasirikare n'imiryango yabo umuryango so abanyarasiyo uretse waba ukodesha ukabona iki n'iki ubundi ntiwafata n'amafaranga y'abasirikare ukabaza ugakemura ikibazo cy'abasivile yego twebwe ntitwaguze indege ku mishahara wa kabiri baduhaye ngira ngo niba ari umuyobozi wahanwe nk'uko niba ari uwashyizweho akibona ko niba ari na minisitiri wazanywe w'ubucuruzi yego yewe bakamukura nk'iburayi ngo nanjye mfite valeur ko ndi umuturage bafata umuntu bakamukura muri UN bakaza kuma service niba ari executive uyobora umurenge kavuga ati nabera nabonye leta inyubaha kubera ko irampa umuntu ufite masters ngaze kuntegeka ntago ari bya cyangwa ni kungujumba ngabe conseiller ngo niki ngo ni ugize gutenga afite imiryango minini ikomeye ngo no kuko nko kubona u Rwanda rutera imbere abarundi barisigaye inyuma nk'urukweto ntago byumvikana dufite ubutunzi bwenda kungana ubuso bwacu burenda kungana abaturage bacu barenda kungana yego ariko u Rwanda ruteye imbere bize visit Rwanda ngazo BK Arena ngazo ama stade ngiki ibintu nk'ibyo normal mu bihugu bikwiye kuba neza ku buryo nka kafu nipanga intamba ku rugamba bakavuga ati ko nta kibuga mufite mukwiye kumva ko iremera ko gihari turagwana niki izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars. Buy and ship your dream cars. Bakozi bishiramwe Interpol wabibonye bati tumugomba kuduha imishahara yacu aho abo bakozi b'iryo shiramwe bashikiriza ngo amezi agiye kuba 3 badahembwa bose bagizwe n'abakozi basanzwe harimo n'abafitaniye amasezerano na Interpol ni birebire cyane ariko nabonye nabo bakije umuriro kuri Nevati nimugomba kutwishyura cyane ko natwe dufite imiryango yacu abarundi batari ko se niba bivugwa yuko turi muri iyi ntambara nivara amafaranga abona hakaba hari abatanga imbaraga zabo ariko nibahabwa iki iyo mishahara ati none inyungu yaba ari ihe yuko turi muri DRC. Interpol ikeneye kubona amafaranga iyo ni right y'umukozi wari wese ariko Interpol yabura amafaranga yagira gute burya iyo ujya kugaya impundu z'urushishi ureba n'amatama yarwo none se umuturage wa mbere ntafite isukari ubwo nta nafite energy yo gukora bifite niyo meaning yabyo kuko isukari ni energy ituma umuntu akora ntago afite transport urabizi ko mu gukora bavuga umugani ngo Imana itera inzara igatera no bahahira none yiteye inzara transport idakunda mu bundi ushobora gutega bisi iva mu ntara ijya mu yindi iminsi 3 ugenda urarana washyizemo ka ruswa amaze kunshyiraho kuri liste kuri manifesto ya bisi iri bukurikireho bikanga urumva yego hanyuma rero nugaye Burundi uzavuga uti Burundi umuturage yaradamaraye
ahaga ibikenewe byose none dusigaye turi Interpol gusa. None Interpol ko umugabo nyagirwana n'abandi akavuga ngo niwe ngo niwe watose ifite ikibazo bien sûr, ariko ntago ari yo yonyine. Nibahame hamwe never agire gute abayobore, kireka niba government yarashyizeho izazana amazi kahindura divayi, ntabyo mbona. Ariko umuturage wo mu Burundi mu burenganzira bwe afite ibibazo byinshi bitari n'imishahara y'aba Interpol gusa. Abarimu babonye ko barimo kwizira mu Rwanda kwigisha kubera kubura amafaranga muri za kaminuza, bakigira mu bindi bihugu bihemba neza. Icyo nkundira Abarundi n'Abanyarwanda ntibabura aho banyura. Gufunga imipaka ngo ni benshi kabisa, kandi ugeze hano navuga ati shana narayobye kera. Abaturage hari ikintu udashobora nkuko utafata niri ngo uyifunge ibuze kujya muri Mediterane. Niriya mipaka izapfa usanga byapfuye ubusa, nubwo bagenda bagira gute binivane, I don't know. So ariko icyo navuga ni kimwe, Interpol be rightful gukora amafaranga yayo, ariko nibanzire umuturage wa Nyarucari wo hasi, urumva wabuze uko ajya n'umwana ku ishuri wigaga muri lycée do Muramvya ava mu Gitega cyangwa ava mu Cyankuzo, yego nabanza rebe babanze barebe niba ari bo bonyine bakubitiwe mu gafuka k'umubabaro, niba bari kumwe n'abandi bakomeze kurevande ku burenganzira bwabo, ariko banamenye yuko ntabwo ari bo Perezida Ndayishimiye yariye gusa, yabaryanye n'abandi. Nkibaza ubundi umukuru w'igihugu Sebarundi yego abagomba kuba rwose akora maximum possible kugira ngo abaturage mu buke mu bushobozi bafite ariko nibura bagira ikintu bageraho. Kera mu muco nyarwanda iyo hateraga bapfa, sibyo? Yego umupapa ntiyahungaga urugo, ahubwo yagabanyaga dukeya udusigaye mu rugo abana. Yego niba ari icyo kijumba akamenya ati wega kuri urafata iki Minani Petero Myasiro nde nandi urafata ibi ngibi, ariko ntabwo arekaga ngo bigabanye ngo bagire gute. Ndayishimiye ni ashikame agabanye Abarundi duke bafite dini faso equitable kuko niwe Sebarundi. Ariko nareka abakomeye bakikoreramo. Hari umupolisi bita General Domi wigeze gufata amafaranga ye, ni Domi ni DM I don't know, afite iryo zina rimeze gutyo. Mu minsi ishize twabikoze nk'una barabine ndabyibuka kuri Bwiza TV. Yego wari warafashe amafaranga y'amakonti ari ku makonti ya polisi ayanyuza ku makonti ngabasirikira. Batese amafaranga ari amafaranga arahari gasha, batese katagira kuri banki ya polisi hakoze yagiye he karundi muri circulation mutegereza zaza bahita banamwirukana bamukuye hari bamufunze yahinduriye, ngira ngo yahinduriye imirimo Rabina zanyibutse ari gusirikira agenda kuri konteze banayimubwira ko nta kibazo bifite arimo kubasubiza ihanjagari neza ko muyabona nyina sirikira cyangwa bateye ikibazo yegora ariko wamugani neza se kugenda yasirikira ako mwe murakina tipe no comedy ari gusirikira yari yongirije umuyobozi yakoranye n'abantu bagiye mu Bunyoni bariya cyakora waranyishe we sinkubeshye ni Doma, ariko ni Domi niba mbivuze nabi muzamba bari, ariko iyo nkunda yizi twarivuze ni nako yitwa irindi Bucuma, hari bari Bucumi, yego urumva niba atari 8 cyangwa 9. Yego sasa rero Ndayishimiye nakora ibishoboka byose ajuwe iyo role yo kwa Sebarundi agabanye abantu duke bafite, kandi nta uzayemurenganyiriza kuko nta uzavanga afite byinshi y'imikino. Ariko Sende dimaze imyaka 20 irengaho umwe ku butegetsi nyirango ntabwo irahaga, abajenerali ntibarahabwa, abagize ntibarahaga, barakigabagabanya n'ibyo abaturage bakarya bakabya n'ibyo abaturage. Ubundi biratangaje kubona regime imara imyaka 20 itarashyira ku murongo ibikomerezwa byayo. Burya umwaka umwe birashoboka mukimangamanga, imyaka 2 birashoboka n'ubwo bidakwiye, ariko niba myinshi niba 10 mutangire mukora umukwabo muvuge muturage nawe ubu noneho tubanze kuba urukwavu rubayabaye rwonsa abana, ariko kwigira nka leta nkecuru leta nsaza noneho iriyo nk'abana aho nyine imbere wako kubyo bose abaturage badependinga kuri leta, ariko abantu baratanyunyuza nde baratanyuza umuturage. None se Marshali icyo nekereza ni kimwe ko hari amakuru ushobora kuba yarayumvishe cyo tarayumvishe ko ngo bishoboka yuko Abarundi ariko bo mu gisoda, ubwo ni abasoda b'abasirikare bari mu ngabo z'u Burundi, sibyo ngo hari imigambi mishya yuko bahabwa noneho amafaranga ashimishije kugira bakomeze kurinda uyu mujyi. None ukibaza niba ari mu ntambara wa mugani akaba agiye guhemba abasoda, abo bakozi urumva zabahemba iki? Nabazayabahemba kuko bari mu Interpol, bari mu rwego rw'umutekano. Yego ahubwo ubusanzwe bagomye no kuba ngo batanayabona, ariko umuturage akabona isukari cyangwa bakabona igice gishoboka.
erega umusirikare n'undi muntu ariko umusirikare nakorera igihugu akorera igihugu ndabyumva mu rwego rw'umutekano Yego. ariko mu masomo yize harimo performance hejuru yo gukunda igihugu bashobora no kugira gute nuko baba bafite n'imiryango nabo birumvikana bafite ukuntu bakwaranje ikibazo cy'imiryango kuko buriya mu ngabo zitandukanye nyinshi zishoboka wenda batandukanye ibitunga umuntu n'amafaranga yego amarasiyo buri kimwe cyose abarundi bashobora kuba banagiha amarasiyo abasirikare n'imiryango yabo umuryango se wabonye rasiyo uretse uwaba ukodesha ukabona iki n'iki ubundi ntiwafata n'amafaranga y'abasirikare ukabaza ugakemura ikibazo cy'abasivile yego twebwe ntitwaguze indege ku mishahara wa kabiri baduhaye ngira ngo hari uwigeze se avuga ngo ibi n'ibi ntabwo bikwiye iyo ufite leadership ureba priorite z'igihugu urumva maye n'uwo musirikare nabemo ariko kandi nanone ubanza urebe ku muturage kuko tereka na politike y'uburundi tubakiye ku muturage ariko umuturage ni ingenzi cyane imbere y'umuntu uwo ari we wese yaba umutegetsi yaba iki n'iki imishahara bayigabanya amavuriro akubakwa imishahara yahambaye ubuse mu Rwanda ntabwo uzi yuko buri mu minisitiri yagiraga imodoka ya leta kera none bakabasigaye bazigurira niko biba bimeze rega niko biba bimeze ngira ngo mu minsi ishize no gutangazwa inkuru yuko wenda abana babarindiraga umutekano niba batarakwiyeho bagabanyijwe urumva bakajya gukora ahandi gukora mu kandi kazi sandiri gukemura ibibazo mu baturage noneho wowe kugera ku rwego igihugu kikureba kikavuga ngo nawe ugize ikibazo irondo ryagikemura nk'uko rikemura ryo kwa Sandrine urumva ntabwo minisitiri yategwa ngo areke guhamagara boss w'irondo ati ba bantu banyuza aha ngaha mugire gute aho niho igihugu kiri stable niko gikora ntabwo rero wambwira ngo mubanze mu satisfying ibikomerezwa n'undi biba bisanzwe bikomeye kireka niba barimo kukwapurika umubare wo kwa Yezu bati ufite bike azabyakwa ufite byinshi abyongererwe ntabwo nzi turufu kisega nanoze ndayishimiye akoresha ariko niba hari ikintu kinyotewe n'umuperezida ugenda kumva abaturage atara kuba ngo nzatera u Rwanda ngo nzanyura mu Kirundo muri vie quotidienne umuturage akiyumvamo umuperezida ni igihugu cy'u Burundi umuturage wundi afite inyota n'icyaka afite taki yo kubona umuntu w'umuperezida ushobora kuza akamutega amatwi gihe ntari inkuru hari muri 2017 mu matora yaho nakora kuri bwiza.com nari mu matora yaho nagiye kuri site yo ku Kimisagara yego ngeze ku Kimisagara ni urugero nshaka gutanga mbaza umukomisiyoneri umuturage waje gutora ngo komisiyoneri abantu baramuzi yego komisiyoneri uvuye gutora rero ugeze gute amatora agenze gute aho kumubwira ibyo mubaje namwe ugiye ngo natoye muzehe ni muzehe ndatumuzehe pike kubera iki se manifesto yakunyuze nesti wanu buri kimwe cyose bivugwa n'iki byose ato yamfungira abajenerali nkwanyurwa atabakanya bari abagabo bakomeye nese ibyo none ubyungukiramo iki kwagine ngurumva ngo baba bakomeye bari abantu ngo ntabwo yatwara ibyanjye ngo biherane kandi ngo ucunze nabi nyine ngo yabigucakirana ubuse ngo najya gukomanga yo nkajya kuzira gute ngo yanga babataye amavana vuba cyane hari imanza zabitwaga aba Frank Rusagara abandi ane n'iki icyo gihe ndabyibuka hari imanza nyinshi mbega zavugaga abasirikare ubusinkizumva cyane we nicyo yambwiye wanza ari makuru yaramaze iminsi yumva ariko aza no kumbwira komisiyoneri n'umuhanga ati none se hari n'inkuru zo muri Zimbabwe ndabyibuka nase muri Zimbabwe ngo ntabwo bizi uko abasirikare ngo bagiye ngo bakigarurira ngo ibikubi by'abazungu ngo bikitirirwa ko ari umuturage revolution kandi n'ubundi byavuye mu maboko y'abazungu bigiye mu maboko y'abajenerali n'abaminisitiri n'abantu bakomeye anyibutsa nayo operation yo mu Mutara yo kugabanya ibikomerezwa n'abaturage amasambu ntiyarangiye ansinze byaragiye anshize hasi komisiyoneri rero ugomba gukora leadership ku buryo umuturage asigara abona umurideri mu buzima bwe bwa buri munsi sibyo niba ari umuhanda niba ari umuyobozi wahanwe nk'uko niba ari uwashyizweho akibona ko niba ari na minisitiri wazanywe w'ubucuruzi yewe bakamukura nk'iburayi ngo nanjye mfite valeur ko ndi umuturage bafata umuntu bakamukura muri UN bakaza kuma service niba ari executive uyobora umurenge kavuga ati nabera nabonye leta inyubaha kubera ko irampa umuntu ufite masters ngaze kuntegeka ntago ari bya bindi byakira ngo nikungujumba ngabe conseiller ngo niki ngo ugize gutenga afite imiryango minini ikomeye ngo no ni mérite sibyo rero mu Burundi siko iyo mérite tabi hari nibi tuvuga suko Burundi buri hasi buri kuri zero ariko nibakora ibishoboka byose apana kukobesha abantu amashyi ngo mvuye guhinga ibijumba ngo mubone inkwavu n'intama ihene inkwavu ndetse n'ingurube oya kora ikintu gituma umuturage akanda buto agahita abonamo umuyobozi muri transport mu kubona ibyangombwa akenera on daily basis buri munsi bitabaye ibyo ngibyo zero urakorera ubusa
ndetse tunasoza aho nabonye ko CNDD n'ibintu izaveho bazayivaneho bayisibanganye iveho muri aka karere bari wakibagiwe ariko rero reka ntago mashari yanga Burundi ntacyo apfa nabo ari inshuti ari abavandimwe kandi ni kuri twese ntihakagire rero wumva yuko kuvuga ku Burundi ari uko tubwanga n'abavandimwe erega uretse ko kuvuga amagambo menshi kuri mikoro atari byiza none se ko kazi wahisemo oya siko kazi sinako kazi nahisemo buriya la proximité compte toujours ikintu cy'ubuturanyi kirakora cyane sibyo buriya umuntu uba Burera akaba tuvuge muri Gicumbi burya ntuzagire ikintu mubeshya Sandrine muri Uganda kuko yumva Voice of Kigezi every time yumva Capital FM mu kiganiro kirimo umugabo nijoro uvuga yongorera abantu b'i Uganda bakunda cyane kuri mikoro we ntago yasohorejwe wavuga yongorera ngo ikiganiro cya Love nyine abantu baramukunda bose bazaho urushinge bajya Gatare barwe masha bahe hose urumva noneho umuntu w'ikirehe nawe yumva radio bita Kwizera zibaza Shinyanga nawe hose ibyo byose bikamutwara amarangamutima abantu rero bashobora kuba barafasha gahe gato ko kubyirukira mu majyepfo urumva mu myaka mike umuntu yabarahamaze ibintu by'u Burundi bujyandastanning twabanye nabo tuvomana amazi nabo urumva bagacuruza iwacu bagacuruza hakujya no hakuno n'iki byose nanjye by'u Burundi ndabyumva uzabaze na Rabini uzadushira hangaha kuri politike bundi yasanga nanjye ntoroshye ko natangiye kubona ndi umwana ubutegetsi bwaba buyoya babagaza bushomborana Habyarimana bashaka kurwana mukajya mu muzika ejo bazarwana ntibarwane buriya amakimbirane Burundi rwana ntago ari mashya buri leta zora zishomborana urumva narabirebaga abarundi bahungaga bati habaye akantu Burundi bakavuga nk'umunsi umwe bakongera bagahita twabanye n'impunzi z'u Burundi sibyo so ibintu by'u Burundi umuntu abajyana ntabwo wakwanga Burundi ngo wanga ahantu mwahanye nka n'abageni Burundi igihugu cy'abavandimwe inshuti nyiranyinshi n'abarundi urumva abajama twagiye tubana mu buto bwanye niga n'abarundi Burundi ni igihugu cyiza cyane ni igihugu cyiza rero ariko gikwiye ibyiza kuko nko kubona u Rwanda rutera imbere abarundi barisigaye inyuma nk'urukweto ntago byumvikana dufite ubutunzi bwenda kungana ubuso bwacu burenda kungana abaturage bacu barenda kungana yego ariko u Rwanda ruteye imbere bize visit Rwanda ngizo BK Arena ngizo ama stade ngiki ibintu nk'ibyo normal mu bihugu bikwiye kuba neza ku buryo nka kafu nipanga intamba ku rugamba bakavuga ati ko nta kibuga mufite mukwiye kumva bo iremera ko gihari turagwana niki u Rwanda rurimo kubaka airport Bugesera nese Burundi bukeneye indi airport mu Kirundo kandi twubatse ikiri Bugesera ariko baricaye ngo Qatar n'ibirimo kubaka ibintu ntabwo gari u Rwanda does it make sense icyo genda kubwira nkahita nkubwiza ukuri ikindi abantu barimo gukora gukopera na FDLR sibyo iri ya CNDD-FDD maze kubona ingingo ebyiri zasibanganye CNDD-FDD mu Burundi nazibonye umungu busha bajyaga bavuga ati bizagenda gute bafashe faranga ry'idolari ejo bundi bari kubita imigeri rirarira barimbuye rirabamaze burundu none ngo barimo no gukwega FDLR iriye bazabarasa ushabuza araswa amasasu n'ayasagutse kuruze kuri Kosovo ntabwo ushobora kwikwegera FDLR ngo ugire amahoro muri aka karere neza tambiye Kemar ugomba gusibangana kuko FDLR ntago ari ikintu cyo gushyira muri aka karere serious ntawe ndimo gukanga ntabwo FDLR abajenosideri ntureba nubwo bitakorwa n'u Burundi bigakorwa na Yugoslavia bigakorwa na Bangladesh ikavuga iti FDLR ishaka yose tuyahiviza y'ubuntu igurukira hangaha urumva cyo gihe abantu bakwemera bagacura na Misiri ariko FDLR ikaranduka none FDLR itsinzwe muri Kongo bayikoreye konobusi mutisha batazabamara nimuze mu kibira ubwo urimo kubaka ibiki katwitahire ugomba kuvaho ukagenda bakagusibanganya umuntu akasigara yibaza ariko ngubundi ngo CNDD cyari iki niki niki mashando mva ari ibyo by'uyu munsi turagushimiye cyane Imana igumugisha bigano byacu kuri Gasaro News nakagaruka murakoze cyane namwe umugisha Imana basangije mu mpeho nimwenyohereza ku Mana kandi ndi kumwe namwe kandi namwe mubufite iwuma ariko mu muhere ko mufite uyu munsi se nise wari kunkandira ahubwo nkandira uyu munsi ntabwo bimeze neza ko kuwa mbere nzagukandira na wow kuko ngukandiye amake ko wakanze wansuzugura niko aragira nzajya nkuba kabiri kunenza barimo nibikiriza kubera ko ugutana iki ni ikimina n'abandi bajye bakanda
yego urakoze cyane ndabashimiye. urakoze cyane Marsha. Sawa. izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niyo hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito. Bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza, floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars.